nyemerera tujyane mu kibaya cya Dura, aho tubona umwami Nebukadinezari wakoze igishushanyo agahamagara abantu b'impande zose ngo baze kweza igishushanyo umwami Nebukadinezari yari yakoze. Utagombaga kubarara igishushanyo umwami Nebukadinezari yari yakoze, hari hateganijwe n'igihano cyo kwicwa. Amahitamo yari abiri: kubarara cyangwa ugapfa. Muri Daniyeli igice cya 3 tubona umwami Nebukadinezari akora igishushanyo gisa n'icyo yari yarose muri Daniyeli igice cya 2, ariko igishushanyo umwami Nebukadinezari yakoze cyo noneho cyari gikozwe mu izahabu gusa. Nuko noneho atumira abanyabwenge baturutse impande n'impande, abatware b'intebe n'ibisonga byabo, abanyamategeko n'abacamanza n'abanyabigega n'abajyanama n'abirutsi n'abatware bose mu bihugu byaho umwami we yategekaga ngo baze kweza icyo gishushanyo. Amajwi yaravugije, abantu bose bazaga kubarara. Gufata icyemezo turi muri benshi cyangwa se icyemezo cy'umuntu umwe muri benshi ni ibintu bigoye. Saduraka na Meshaki na Abedenego bagomba gufata icyemezo nubwo bari bake mu mbaga nyamwinshi yari iri aho. Mbese twebwe ni gute bigenda? Dukunze kuvuga ngo urupfu rwa benshi ruraryoha, nyamara biragoye. Mu gitabo byahishuwe naho bavuga yuko mu bihe bya nyuma abana b'Imana bazahura n'akaga n'ibigeragezo nk'ibyo abasore batatu bahuye muri Daniyeli igice cya 3. Kuramya niho urugamba rwa nyuma ruzaba rushingiye. Mbese uzemera kuramya Imana mu buryo bwemewe cyangwa uzahitamo kwibuka imbaga nyamwinshi byizakora nawe ukore nkabyo? Saduraka, Meshaki na Abedenego bo siko babigenje nk'uko tubona muri Daniyeli igice cya 3. Basigaye bahagaze bonyine mu gihe imbaga nyamwinshi yari yubaraye. Nuko barabafata babashyira umwami nk'abantu basuzuguye itegeko ry'umwami. Umwami abitegereje asangana inshuti za Daniyeli, kandi Daniyeli yari inshuti ye, yari aherutse no kumusobanurira inzozi zananiye abandi banyabwenge, abereka itanura ry'umuriro ryari ryabateguriwe, abaha andi mahirwe. Nyamara aba basore bakomeza gushikama ku cyemezo bafashe. Basubiza umwami nambebya ko badashobora kubararira igishushanyo umwami Nebukadinezari yakoze. Ubwo bamubwiraga bashize amanga ko ntabyo bari bukore, Imana bakorera ibasha kubakiza, kandi naho itabakiza batareburamo icyo gishushanyo, Nebukadinezari yararakaye, arabarakarira cyane. Nuko ategeka ko babafata bakababoha, bakabajugunya mu itanura ry'umuriro. Bijya bigorana cyane iyo turi mu bigeragezo gufata icyemezo ntakuka cyo kwibuka Imana. Hari abantu bigeze kugira amahitamo ahwanye neza nayo bano basore batatu bahisemo. Katujyane mu gihugu cya Romania, aho bigeze kwihuza n'Abadage mu ntambara barimo barwana n'Abarusiya. Nuko muri icyo gihe ubwo bihuzaga muri iyo ntambara, ingabo z'Abarusiya zarabateye zibarasaho amasasu y'urufaya maze zirabatsinda. Igihugu cya Romania kigarurirwa n'Abarusiya, nuko gihinduka igihugu kiyoborwa n'abakomunisite. Mu gihugu hose wabashaga kubona abasirikare b'intasi, abapolisi bazenguruka, maze ubukomunisite bwigarurira icyo gihugu. Abantu noneho bagombaga guhakana ko nta Mana ibaho, bari bamaze igihe bemera ko Imana ibaho. Icyo gihe abapasitori bahuye n'ikigeragezo gikomeye cyane, kwemera kuyoboka ubukomunisite bagahakana ko nta Mana ibaho, cyangwa se kwemera ko Imana ibaho, maze bagahanishwa gufungwa, abandi bakicwa. Ntabwo byari byoroshye. Tubona umupasitori w'umuruteriyene witwa Richard w'Umurandi, we wahisemo gutangiza itorero ryakoreraga mu ibanga, underground church. Akomeza kuyobora abantu ku Mana nta mbebya, adashidikanya, nubwo ari yiteguye ko azicwa. Ubwo bari mu nama, uyu mupasitori yarahagurutse ahamya mu ruhame ko ubukomunisite butazigera bahura n'ubukristo uko byamera kose. Baramuripotinze, nuko ubwo yaragiye kugenda agiye gusenga,
abapolisi b'ibanga baramufashe bamujugunya mu gasho, aho yaje gufungwa igihe kirekire, imyaka irenga 3 ari mu mwijima w'icuraburindi atabasha gutandukanya ijoro n'amanywa. Bamufungiye munsi ya gereza. Aho muri gereza ntiyaheranywe n'agahinda n'amaganya, ahubwo ajya agafata n'umwanya akibuka amasomo y'amasezerano yajyaga asoma muri Bibiliya nubwo nayo yari afite aho ngaho. Muri gereza hari umurinzi wa gereza n'abandi batandukanye bajyaga babica iyicarubozo. Uyu mupasitori yakorewe iyicarubozo torture. Nyamara ari muri gereza yashakishije uko yajya asangiza abandi inkuru nziza ya Yesu Kristo. Atangira kwiga uburyo bwo kujya yandika ku nkuta avugana n'abagororwa. Ibyo byaje kumenyekana. Wa Muriyetona Geriso aza kumwegera n'umujinya mwinshi amureba nabi, nuko amuha urupapuro amubwira yuko afite igice cy'isaha, akamaze kwandika ibyo yakoraga byose muri gereza, kuko byose abagororwa bamaze kumurega babivuze. Pastor Richard Wumbrandi yahuye n'ikigeragezo gikomeye cyane, abura uko abigenza, abura nuko yifatagwa mu majune. Yabonaga nta byandika arashyira ubuzima bw'abandi mu kaga, cyangwa se nawe agafatwa nk'intasi y'Iburengerazuba. Icyo gihe Richard yahisemo kwandika, avuga ko byose abikoze kubw'urukundo, akunda umwami kandi akunda n'abantu, ndetse n'abakomuniste ko nabo bakunda. Urwandiko nyuma yaje kurutanga. Akomeje kugenda agirirwa nabi, yicwa nabi, afatwa nabi, yicwa iyicarubozo. Ubwo Liyetona Gerisu yamaraga gusoma urwo rwandiko, yaje kubona ko ngo pasiteri akunda n'abakomuniste kandi bari baramufunze bamugira nabi, bamutoteza. Yaje kuza noneho aramusanga, aramwegera, arimo avirirana amaraso aho yari ari kubera ibikomere yari afite. Arambwira ngo iri ni ryo hame ry'ubukristo nanga, muhora muvuga yuko ngo mukunda n'abanzi banyu kandi bidashoboka. Ni gute umuntu yagufunga akagutoteza akakwica nabi akagufungira mu mwijima w'icuraburindi warangiza ugakomeza kumukunda? Nuko Pastor Wumbrandi aramubwira ati, iyo tubaye abakristo duhinduka ibyaremwe bishya tukagira n'imico mishya, ibyo bigashoboka. Ayo magambo yakoze ku mutima wa Liyetona Gerisu, arebye n'ukuntu pasiteri amuvugisha yitonze kandi aguwe neza mu maso hakiye nubwo yababaye. Ibyo byamukoze ku mutima bituma abasha kugirana ikiganiro cyamaze amasaha 2 baganira kuri iyo ngingo. Aba basore 3 nabo niko byagenze mu itanura ry'umuriro, cyangwa se aho mu kibaya cya Dura. Amahitamo yabo yagombaga kugeragezwa, kwicwa cyangwa kubaho bakarabye ibishushanyo. Nyamara abasore bakomeje gushikama ku Mana yabo. Mu mbaga nyamwinshi y'ibyo tubamo, cyangwa se tugerageza duto tugenda duhura natwo, rimwe na rimwe turavugiriza tugacika intege. Luka 16:10, ukiranuka ku cyoroheje cyane abakiranutse no kugikomeye, kandi ukiranirwa ku cyoroheje cyane abakiraniwe no kugikomeye. Mbese twitwara dute ku bigeragezo byoroshye? Aba basore 3 bari mu itanura ry'umuriro, barashikamiye bahamya Imana mu bikomeye, na izakuba nabo mu itanura ry'umuriro. Ikintu gikomeye cyabayeho nuko imigozi yari baboshye niyo yahiye gusa, ariko imyenda yabo ntacyo yigeze iba, yewe n'umusatsi n'ubwoya bwabo ntibwigeze bushya. Utegeka ijuru n'isi yari ari kumwe nabo mu iryo tanura ry'umuriro. Nebukadinezari arabibonye, aratangara, twatayimwe abantu bangahe? Si 3, ko mbonamo 4. Abasaba gusohoka muri iryo tanura ry'umuriro. Basohoka ari 3, arabanesha. Nebukadinezari arabitegereza, akomeza kwibuka cyangwa se no kuri iyo filimi bayiteye ubwoba, biramutungura. Natwe mu bigeragezo tubamo humura Yesu abahari. Birashoboka ko ugiye gutandukana n'umugore wawe, birashoboka ko ufite indwara zikomeye, kandi birashoboka yuko ufite ikibazo cy'ubukungu bwifashe nabi, ariko Imana irahari. Nebukadinezari yahimbaje Imana Abasaduraka na Meshaki avuga ati, ishimwe, yohereje marayika wayo ikiza abagaragu bayo bayiringiye, kuko bigurukije ijambo ry'umwami bagahara amagara yabo, kugira ngo batagira indi mana yose bakorera.
uko niko umwami Nebukadinezari yahimbaje Imana y'aba basore batatu bemeye gufata icyemezo ndakuka cyo guhara ubuzima bwabo bakajya no mu muriro bagapfa kubwo kwemera kuramya Imana bakunda. Abantu bari bavuye imihanda n'imihanda baje kubararira igishushanyo umwami Nebukadinezari yakoze, bose iyo nkuru barayibonye kandi bose iyo Mana barayimenye. Nebukadinezari yarabintukirije, yitegeza n'imisatsi yabo, areba n'imyenda yabo ko ntacyo yabaye, ariko asanga ari bazima, nta n'umwotsi wabanukagaho. Niko byagenze. Ngarutse kuri umupasitori w'Umbrandi muri ya gereza yari afungiwemo mu gihugu cya Romania, akomeza guhura n'itotezwa n'akaga, nyuma aganira na wa muriyetona yaje gukorwa ku mutima. Liyetona Gerisu akajya amutumira ku munsi byibuze amasaha 2 akayamara nawe bari kuganira ku ijambo ry'Imana. Liyetona Gerisu yaje gukorwa ku mutima maze nawe yemera Kristo nk'umwami n'umukiza we. Pastor w'Umbrandi Richard wari warababajwe, yarakorewe torture, iyicarubozo, ntabwo yaretse kwizera kwe, yashikamye ku Mana nubwo abandi ba pastor benshi muri icyo gihe bahisemo kuyoboka ubukomuniste bagahakana ko nta Mana ibaho, ariko we yarashikamye. Mbese wowe uzashikama mu bigeragezo bikomeye? Icyakubasha gushikama ni ukwiga ijambo ry'Imana buri munsi kandi ukanasenga buri munsi, usaba kuzuzwa Mwuka Wera, usaba guhabwa imbaraga Mwuka Wera, kandi ukitandukanya n'ibyaha byose ukora. Jya wicara utuze, usome Bibiliya, uyitekerezeho iki kandi inama uvana mu ijambo ry'Imana uzishyire no mu bikorwa. Uramenye iki ijambo ry'Imana rikubwira uzajya ugikora, ubone n'ubwo imbaga nyamwinshi yayoboka, wowe uzashikame ku kuri, Imana nayo izashikama, izaba mu ruhande rwawe. Imana ikugirire neza kandi guha imbaraga nk'izo haye bano basore Saduraka, Meshaki na Abedenego mu izina rya Yesu.